ariko ngiye nta muntu twakundanye mbona dufite icyerekezo cyo kubana reka ndeke kubeshya uretse aga impamvu nabitekereje yanavuze ikintu gikomeye abantu bibajijeho ngo nupfa bazamushyingura iyo ngiyo ni imitwe umva nkubwire aga wabivugiye kuri iyi kamera yarabeshye kandi uremewe tubwire nihe wapfuye so nihe wabonye umuntu apfa bagashyingura undi ibyo urukundo rega rwihari imibiri yawe ibaye ibiri ubwo byasaba ko nzukaga sabe urugendo rw'umuntu ngo uri guhumeka mukasigaje ibaze nato kandi ujye ubibwira Miki atamuho waje ngagenda mu nyine byumve ibi abari kunjuga umwuka ari guhumeka niwo wanyuma kandi ngo n'uwawe iyo ngibyo ngiyo tubibwira abakiri umva nkubwire radi agadura ku munsi wa nyine kwa kundi mwakundanye bwa mbere mugasohoka yagiye kunyereka akayi mukundana bwa mbere rero bidusobanurira ukuntu byagenze numvaga n'ubundi nuko nari umwana ngenze abantu babirakunda Anita na Zari Hassan Allo Anita Karame ndi kumwe na couple umugabo ni Inganzwa umukobwa witwa Linda akaba umugore we abo bantu nabazi ndabahazi umugabo rero ngo aragukunda byatari yarasaze umugabo Linda ni unkunda bari turi mu kiganiro nabivuze umugore arambwira ati muhamagare basi muhamagare hanya ndavuga nti shere wanjye reka muhamagare habuze gato ubundi ngo tubane reka muguhe muvugisha umutima utuze ngo muvugishe Christian inzozi zabaye impamo rero ibaze ko turi umugabo wanjye arira ibaze ko yirugaga abwira ati ubu nari mfite gahunda yo kuzaguhiga nubwo yatuwambare kuri anniversaire ya Christian basi ukazaza akakubona zona atari ni uko mukabayeho yo nari ubwo ubasha no kuvuga rero none se ko utavugisha umukuru ngo niwe crush zanamuvugisha zaramuvugisha oya ntabwo ari ani kubizi nari nakora prank kuva navuka ngewe urabizi sibyo urabizi neza ko nese no kuvuga ko bikunaniye ndi umuntu mukuru ntakora prank Christian Warinda abivuze ku kiganiro ngenda avuga okay reka nturayinge kuko uvuye mu kiganiro ndabizi ubunani baryo wagiye kwiryamira reka muguhe ndebe ko atora imbaraga akuvugisha ntabwo ari brag mwana akira Christian ndavuga ngo yagiye muri DM penda wiriwe zamura ijwi penda ntabwo mukundana ari kurira niyo mpamvu wiriwe penda wiriwe uraho Christian muraho neza umeze neza shameze neza niwe turi kuvugana se cyangwa none se ijwi kuri nize penda aragukunda wowe ni ikiniga nijewe could you please give me a chance to meet with you cyane rwose ni ibintu bishoboka penda ndagukunda merci ngenda gukunda urumva si bya bindi by'abantu b'i Kigali baba bavuga ngo ibiki n'ibiki ngo ni abastars June nini na nini man ngiye I love you with my heart kandi thank you for being a great warrior in this world you're my mama you give me always image of my mom let me say that so wenda n'abantu ntabwo bari bazi n'impamvu ntabwo nabona nayo babwiye ariko man nzabikubwira nyine tutari imbere ya kamera to ariko I love you so much icyo nzi nuko vuba tuzahura mwembi urakoze cyane zanangire request ntanze uzatwakiririye couple muri breakfast ntabwo nkora muri radio yanyu ariko muri gahunda oya bari kuri gahunda yarakwandikiye turi korana muri DM yampaye ani ntabwo nabibonye muri DM 1800 bigukurikira bibimenye yarakwandikire hello sister 2021 we aramukunda oya yatangiriye 2020 amwandikira arakwandikira hi aramwihorera akoherereza n'ifoto uramwihorera 2021 mu kwa kane tariki 6 hello sister can we talk umurya sini iyi tariki 8 arongera ati morning 2022 mu kwa 12 tariki 11 nabwo arongera man uyu muntu aragukunda pe ibaze abantu benshi bigira badanje ntibavuge ko bakunda abantu cyangwa ko babafana shara gukunda uyu mupapa okay nacho vuba turahura tu bya bintu ni sawa Christian nizere ko uryohewe ngo ikiganiro cyarangira Linda yarakaye yarakara gute se ko ari watanze pass
ubu nawe ndi kuvuga ati nzaguhiga kuri anniversaire ye mukuzanire kuko amatwi yanjye yerugamo Anita Penda. Ibaze mu gitondo ko yumva Kiss FM kubera Anita kandi mbere si yayumvaga. You're a good wife rwose. Thank you. Anita ariko ni sawa. Nacho, I think next week turahura. Okay. Ani, ndagukunda. Ndagukunda nanje kaje. Akandi ko nari nkeneye ko ashyiramo niko turi posting. Ani ndagukunda. Ibya Christian turabikuramo. Shaka tamu sayikubwira. Man ikigane man. Ubu kubera Anita urisosoza ikiganiro. Kubera Anita urumva nyine twasoza. Twese umfasha no guca inyuma ntabwo twatandukana. Kuguca inyuma ni ibiki? Sibyo si ibintu bisanzwe. John Shinyuma ni ukuri kw'Imana wenda sinarahira nta kintu mfite narahira si byukuri we nkunda kandi ni bibi. Ibyo umugore wanjye nsanze ari kunca inyuma nataha mu rugo nkasanga no tureke no kwenda giye hanze abandi wanje mu nzu. Ngo uti muherekezo umugabo ataho itugaruka hano mu rugo. Nuko bareka bagasoza ibyo barimo. Umugabo bagasohoka mu nzu umva umugabo desharaza guhita yumva agize isoni. Basohoke mbwira ati meze bite ni sawa. Umugabo agenda. Ngo uti umusa ubwo turi kumwe rero ngaho igiye. Tuwe tunazirana nambwira ati wakoze. Nindangiza nzi umugore wanjye twicare muri salo. Mubwira ati se mugore mwiza. Niki cyaguteye? Uyu muntu se uba kuwuhe mu bundi? None ndeka mubwira ikintu cyica ibintu sabe. Manuka abantu ibintu tubyitiranye rega. Nimba ikintu kibaye. Nimba nyine mo nababwiye ngo twese turemye mu nyibumba. Twese dufite umutima, twese Imana yaturemye kimwe. Nta nimwe yavuze ngo reka ngo sabe ngo mu hagati magatoya ngo Christian mwe kinini hoya. Twese yaturemye kimwe. Ahubwo twebwe